Ikaze ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi hano ku Gisozi niho uyu munsi turi gukorera, aho The Ben aherekejwe n'umugore we ndetse na Bruce Melody bari kumwe n'inshuti zabo. Nabonyemo Kate Bashabe, nabonyemo abantu benshi, Ben na Chance babaherekeje gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi hano ku Gisozi kugira ngo barusheho kwiga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko nanone banarusheho kumenya amakuru, cyane ko nk'ibyamamare abafatwa nk'ab'imbere mu myidagaduro ari inshingano zabo kwigisha abato kuri bo ndetse n'abakuru bakoresheje ijwi ry'ubwamamare. Rero kugira ngo bagire package cyangwa se bagire byinshi byo kwigisha ababigiraho, byari ngombwa yuko baza kwigira hano ku rwibutso rwa Jenoside kugira ngo bamenye uko Jenoside yateguwe, uko yashyizwe mu ngiro ndetse n'uko igihugu gikomeje kwiyubaka umunsi ku wundi.